ikaze mu kiganiro ndogenda bakiriye mwese Christopher May get me to this humble myself sit on my knees Bobo on the beat ladies and gentlemen let me have your attention please Little dish numva nababwira sinishoboye kubihisha reka mbabwiriza mbayeho ibitangaza byambayeho somebody took my heart ikaze mu kiganiro iwe mube hamwe n'abacu reka twakire Christophe nanone mu kiganiro tugenda tugana ku musozo Christophe bishoboye ndakugora yes nakubonye right nyerikiye uko nanze gusoma messages ziri inbox tuba ntazo nabonye Christopher ndasoma message aramunyandikira message ariko okay umuntu uvuze ko yuza message yihutirwa ishaka kumenyesha please can you write it again, can you send it again kuko ntabwo ndayibonye nta kibazo reka mwe umwanya Christopher ese ufite indi mishinga yindi muri no periode ya wenda mbere yo gusoza ese muri no periode yo kwirinda icyorezo cya coronavirus ni ubuye butumwa ufitiye urubyiruko nicyo wabwira abajene barambiwe ese hari ubutumwa bw'umwihariko bafitiye hanyuma tugaruke tugana ku buhanzi bwawe rero ngiye kuvuga nanjye mbirimo ni kugira inama abantu ariko nyine par experience yanjye bwite kuguma mu rugo umuntu w'umujuri ntekereza ko amagara niyo abantu bakuru kuntu bajya ngo amaraso ashyushye wowe ushaka kugenda udashaka kugumana hamwe biri boring cyane kwirirwa home cyane ku buryo hari bumva ndagiye kambaye ariko ikintu kinturisha gituma nuza ni umubare w'ama cases mashyashya dukomeza kwakira mungu last night zari cases 13 zindi kumva ni ibintu biteye ubwoba ukuntu ino ndwara yandura ni igiso rero ukavuga uti byibura niyo ntaba ntifite impu ariko nabo tubana na kugira impuhwe z'abantu nabo muzahura nabo so rero biri mu nyungu zacu ko twirinda tukarinda n'abacu tutexpose kuri corona virus hanyuma that's one nashaka kubwira abajure n'abantu bose bari mu ngo ubungubu zabo muri keturike kuba board muri bino hari ibintu byinshi ushobora gukora no guhamagarana ugasubizanyamo intege nkawe initiative wakoze cyane yo gukora ibi bintu biri so entertaining bisubiza intege abantu bakumva hari ikintu cyahindutse so natwe tugerageza dukore ama-calls duhamagara inshuti y'abavandimwe twumve ukuntu bameze ikindi abahanzi bandike bafata amagitari yabo dusubire kuri gakondo hari ukuntu dusitigeza zaratwishe nabi kandi kera twafataga impapuro tukandika tugahima indirimbo zigasohoka ziciye ku magitari yacu cyangwa se abandika amapoeme tunitekerezeho kwanza duhora turi busy nkaho twabuze umwanya completely kandi tuba mu kazi nta gutekereza mu kabari wenda cyangwa se gusohoka abasenga nanone nyine dusenge papa yamamagaye zikumbwira kuntu ngo tugomba gusenga nanjye reka mbabwire yego muri make ni icyo nabwira abashana okay mbere yuko tugaruka tugenda tugana ku musozo tuvuga ku birebana n'imishinga ya Mr Muneza Christopher tugana ku musozo tuvuga indirimbo ze wenda tuvuga n'imishinga ye icyo kiganiro no kugira ngo wamugane kidufashe kuba aho turi mu rugo tudashobora gusohoka ariko no kugira ngo twibutse inshingano dufite zo kwirinda no kurinda abandi ndifuza kubabwira yuko uyu munsi ndifuza kubabwira ko not yuko
oh my god. Ko uyu munsi byonyine mu gihugu cya Amerika amaze abantu bapfuye umunsi ni 880. muri Espagne ni abantu 638, mu Butare 285, mu Bwongereza 674, mu Bufaransa 289, mu Budage abantu 105, muri Turkiya 93, mu Burusiya 101, muri Iran 71, muri Brazil 90. Ibintu biri serious ntabwo ari byo gukina. Then abona bitabye Imana ibahe iruko ridashira, ariko nindi umuntu ababwira nuko noneho abanduye uyu munsi not abapfuye. Muri Amerika abanduye umunsi abari 24,121, muri Espagne abantu 2,740, muri Italy abantu 1,070, mu Bwongereza uyu munsi handuye abantu 632, mu Bufaransa 758, mu Budage 991, muri Turkiya uyu munsi honyine handuye abantu 2,615, mu Burusiya uyu munsi handuye 7,099, muri Iran 983, muri Brazil abantu 6, mu Bushinwa abantu 4, muri Canada abantu 1,600. Izo ni case nshyashya. Ubwo tutavuze noneho umubare wamaze gupfa uko bangana buri gihugu. Muri Amerika amaze kuba 33, muri Espagne 24, muri Italy 27, mu France 24,386, gutyo. Ibi no kugira ngo iyo bavuze ngo tugube mu rugo ntabwo ari urundi rwango, ntabwo ari ni ku nyungu zacu, kuko ikintu tugomba kumenya nuko kugira ngo ino ndwara coronavirus cyangwa se COVID-19 kugira ngo symptoms zayo cyangwa se ibimenyetso byayo bigaragare hamaze ku iminsi 14. Ibaze rero uko tungana turi 125, waturekura none anga twese tuyifite, twakwanduza abantu bangana ikintu kinini, abantu benshi cyane. Please mu Rwanda bavuga ngo n'abantu 3 banduye 18 uyu munsi, dufite abana n'aba. Ndajya mbabwire ko nka dutuye nta usohoka noneho nkanjye wenda kuko ngira indwara ya asthma kandi kuri faze ya kabiri donc mbi cyane. Abaganga baraguhamagara bati please don't go out, kuko uri kuri risk zo kuba wakwandura. Uzi kumva ambulance zimanuka zizamuka zitwara abantu uvuga uti noneho the next one iraza kuntwara. Ibi tubabwira please you have to be careful, ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Aho muri mu rugo biragoye umenyere gusimbuka gusohoka kujya hanze kugira gute. Nyamuneka ikiganiro nk'iki ngiki wenda nuko abahanzi bagira uruhare mu gukangurira abantu muri ibi. Nifuzaga kugira ngo uyu mugoroba twongere tunabitekereza aho turi tutatwandura. Twibuke ko hari n'abaganga, abafirmiere, barimo gukora umurimo ukomeye cyane, barimo baritaba Imana, benshi barimo barwara. Ni ikintu gikomeye. Mwibaza abantu maze gusoma mubaze y'amarimba ameze gute mu situation z'icyo gihugu. C'est vraiment horrible, ni biteye ubwoba. Nous devons faire attention, nous devons respecter ibyo badusaba. Please, I beg you. Mwakoze rero kuba mwaduteze amatwi kuko ikiganiro n'icyo kugira ngo dutange ubutumwa ngubwo tunaganira, ariko bivuye nyine binyuze mu buhanzi. Tugana ku musozo rero, hari message ndandikira, ashobora kuba nimero ya Niki Banza nayivuze nabi ariko yagiye. Hari uziti nimwadusubije ibibazo byacu. Please ntabwo tusukwanga kubisubiza. Hari ufite ikibazo kindi cyihutirwa, nyamuneka mu cyandike rwose turabisubiza ibibazo nka 3. Is it okay Christophe? 3 tubyakira. Ariko mbere ko twakira ibibazo, imishinga yawe ufite mu minsi za nyuma yo kurokoka ino corona, ni yari imishinga mishyashya ufite uteganya? ntago numvise neza warumbaje imishinga nari mfite nyuma ya yes, hari ibindi uteganyiriza abantu mu minsi iri imbere biza? ntago ndi kumva, ihangane. Okay, narivuze ni ese hari imishinga yindi ufite utegurira abakunzi bawe mu minsi iza? hari indirimbo igomba gusohoka nakoranye na DJ Mila. Hari indirimbo
ndi kumwe indirimbo mfite isoni zo kwivugaho ndi kumwe na Meddy finally igomba gusohoka vuba. Ugize isoni zo kwivuga kubera iki? Kubera ko yatinze cyane. Okay. Yes. Hari indirimbo ndi kumwe na Kavuyo nayo igomba gusohoka. Hari indirimbo mfite indirimbo nyinshi cyane zigomba gusohoka. Mfite EP, mfite ama video twagombaga gushutinga mu Mombasa, hazamo bintu byajemo wenda byose sinamenye igihe bizabera, ariko ntabwo kuba indirimbo tutayishutinge video. Mireille umukozi nanjye uvuze ngo finally kuri andi ngo finally rero ntabwo kuba turi muri lockdown nshaka ko bizambuza gusohora indirimbo. Donc indirimbo igomba gusohoka izasohoka, hanyuma bya video umuntu azaba bireba nyuma. Hanyuma hari na tournée nagombaga gukora, ntari sure ko tutaratangaza amadate igomba kubera muri Europe, USA na Canada, ariko nabyo wenda Imana nidufasha ibintu tukabisohokamo amahoro, tugasubira ubuzima bugasubira ko bwari bumeze. Dushobora no kwipanga, why not wamugana ukaza ariko ko ari umushinga, uwo ni umushinga numva ukomeye. Reka turaza kwivuga mu gikari, dushyiremo zarabwenge nyinshi, ibihugu abashaka gukora concert, why not? Hari umwitwa Linda LC ngo arifuza kugira collabo nawe, atenda kwisabiye. Linda, tuguhamagare nawe twemeze se cyangwa kuko Christophe ndimo ndamusaba n'umunyu noneho n'urusenda n'isukari. Oya natuzo mfite time wese ko nkubeshye ngo ngiye guhita mba busy n'iki. So dufate isaha yose se? Dufate indi saha? Nta kibazo dukore kabisa mpaka turambe. Okay, great. So umwitwa Linda uriteguye, urashaka kuza nayo ngo tu ariko nanone please twemereye gufasha uyu mwana yitwa Nicky kugira ngo ajye muri studio. Ndacyabingingira mu ubushobozi mufite tumutere inkunga, mushobora gukomeza nimero hano nayikoze na pin inzu siniko bivuga, nakanze kugira ngo igume aho hasi. Namba ni 0788535500. Amazina ni Ntwari Olivier. Mubishoboye rwose vraiment dufashe uyu mwana, indirimbo ya mbere bayimwemereye, ariko why not na transport ibikenewe mu Ruvuye i Burera, dushobora kumutera inkunga kugira ngo na transport zamworohere. Dufashe barumuna bacu. Uwitwa rero ambate ngo nongere isaha ashwi dance. Hadi Linda ati ego cyane. Christophe nakire Linda nawe aze twumva icyo jwi kuko ndashaka collabo nawe. Okay, great. Reka twakire Linda. Abahanzi bacu n'abana beza, reka iki njye mbabwira mukajya ni black. Okay, Linda karibu ndakwakiriye. Nize ko nawe ukora ibyiza nka Nicky. Linda ndimo ndaguhamagara, ushoboye kwitaba, hanyuma ndabona biri waiting for Linda, connecting shwi. Linda shokwa na network ufite. Okay, Linda raje connecting. Finally. Hello. Hello. Shwi. Linda, hello. Ingene none se ko wihisha uri mu kizima uzajya muri studio tutakubona? Cyawe waryamye? Hello, network ishobora kugorana, uratwumva neza? Uratwumva neza?
ashwi ya network iranze ubwo ngubwo nta kundi ariko ubwo wandikire Christophe hanyuma reka nongere ngerageze rimwe hato bitazitwa ko ari njye wabizambije hato Linda atazantera umujugujugu w'urukweto who knows ibyo ubu ntabwo bikigira amababa
Sarah et Calvin, bonsoir. Ya Ruho periode yo kwirinda icyorezo cya coronavirus ni ubuhe butumwa ufitiye urubyiruko, nicyo wabwira abajene barambiwe, ese hari ubutumwa bw'umwihariko ubafitiye, hanyuma tugaruke tugana ku buhanzi bwawe. ibintu rero ngiye kuvuga nanjye mbirimo ni kugira inama abantu ariko nyine par experience yanjye bwite kuguma mu rugo uri umuntu w'umujura ntekereza ko amagara niyo abantu bakuru ukuntu bajya bavuga ngo amaraso ashyushye wowe ushaka kugenda udashaka kugumana hamwe biri boring cyane kwirirwa home cyane ku buryo hari igihe uba wumva ndagiye kambaye ariko ikintu kinturisha gituma ntuza ni umubare wenda mbere impapuro tukandika tugahima indirimbo zigasohoka ziciye ku magitari yacu cyangwa se abandika amapoeme tunitekerezeho kwanza duhora turi busy nkaho twabuze umwanya completely kandi tuba mu kazi nta gutekereza mu kabari wenda cyangwa se gusohoka. Abasenga nanone nyine dusenge papa yamamagaye zikumbwira ukuntu ngo tugomba gusenga nanjye reka mbabwire yego muri make nicyo nabwira abashoni. Okay, mbere yuko tugaruka tugana ku musozo tuvuga ku birebana n'imishinga ya Mr Muneza Christopher, tugana ku musozo tuvuga indirimbo ze wenda tuvuga n'imishinga ye. Icyo kiganiro ni ukugira ngo wamugane kidufashe kuba aho turi mu rugo tudashobora gusohoka, ariko no kugira ngo twibutse inshingano dufite zo kwirinda no kurinda abandi. Ndifuza kubabwira yuko uyu munsi ndifuza kubabwira ko not yuko oh my god ko uyu munsi byonyine mu gihugu cya Amerika amaze abantu bapfuye umunsi ni 880. muri Espagne ni abantu 138, muri Italy 285, mu Bwongereza 674, mu Bufaransa 289, mu Budage abantu 105, muri Turkiya 93, mu Burusiya 101, muri Iran 71, muri Brazil 90. Ibintu biri serious ntabwo byo gukina. Then abona bitabye Imana ibahe iruko ridashira, ariko nyindi umuntu ababwira nuko noneho abanduye uyu munsi not abapfu. Muri Amerika abanduye uyu munsi abari 24,121, muri Espagne abantu 2,740, muri Italy abantu 1,070, mu Bwongereza uyu munsi handuye abantu 632, mu Bufaransa 758, mu Budage 991, muri Turkiya uyu munsi honyine handuye abantu 2,615, mu Burusiya uyu munsi handuye 2,799, muri Iran 983, muri Brazil abantu 6, mu Bushinwa abantu 4, muri Canada abantu 1,600. Izo ni case nshyashya. Ubwo tutavuze noneho umubare wamaze gupfa uko bangana buri gihugu. Muri Amerika amaze kuba 33, muri Espagne 24, muri Italy 27, mu France 24,386, gutyo. Ibi no kugira ngo bavuze ngo tugume mu rugo ntabwo ari ubundi rwango, ntabwo ari ni ku nyungu zacu, kuko ikintu tugomba kumenya nuko kugira ngo ino ndwara coronavirus cyangwa se COVID-19 kugira ngo symptoms zayo cyangwa se ibimenyetso byayo bigaragare hamaze ku iminsi 14. Ibaze rero
uko tungana turi 125 waturekura none anga twese tuyifite twakwanduza abantu bangana iki binini abantu benshi cyane please mu Rwanda